dusengera umwanya w'ijambo tugahita twakira n'umwigisha. Murakoze cyane. Vani wadufasha? Data tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi nyinshi, tugushimiye kugira neza, tugushimiye aka kanya keza tugira buri munsi ko kumva ijambo ryawe no kurushaho kuryiga kugira ngo abana bawe duhinduke imitekerereze yacu ndetse turushaho no kumenyera hamwe ibyo twaboneye ubuntu muri Yesu Kristo. Turagushimira cyane kubw'abana bawe ugenda uhishurira ubuntu bwawe natwe tukagirirwa umugisha kuri bo. Izina ryawe nirishimwe. Turasengera aka kanya rero kugira ngo imitima yacu yongere ifunguke, yakire intekerezo zacu zihinduke, umwigisha wacu arushaho kongera kukumenya, asangire ibyiza natwe twese, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo rifite imbaraga. Amen. You're welcome, Emmy. Umwanya ni wawe. Thank you very much. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Icyubahiro ni icy'Imana n'itorero ari ryo twebwe twasangiye icyubahiro nayo. Ibyo tuyivugaho byose natwe niko turi. Hallelujah. Niyo mpamvu tubivuga dushize amanga, kandi niko kumvira no guca bugufi. Abatabyizera babyita kwishyira hejuru, babyita ubwibone. Nyamara ubwibone ni ukutemera icyo ijambo ry'Imana riduhamya ko ari ko kuri, cyangwa icyo ijambo ry'Imana ryagennye cyangwa ridusaba nk'inyokomuntu, kugira ngo tubashe kuba amahoro cyangwa tubashe kuba ab'Imana yagambiriye ko tuba bo. Imana rero ishimwe cyane. Turashimira Imana. Amazina ni Emmanuel Kamanzi, kunda kunyita Emmy. Emma ntacyo bitwaye. Turashima Imana cyane. Turashima Imana cyane, niyo yatugize abagabura b'ijambo ry'Imana, kandi ntago ari abantu bamwe, ntago ari Apostle, ntago ari Olympe, ntago ari Impano, ntago ari Peace Montana, ni umwizera wese. Turashima Imana ko yatugize abagabura b'ijambo ry'Imana, nk'uko Pawulo abivuga muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 12, ngo ndashima Imana yambashishije, yatekereje ko ndi uwo kwizerwa, akangabira umurimo wayo. Hallelujah. Icyo gisobanuke, ntabwo ari abantu bamwe Imana yahaye kugabura iby'Imana, ahubwo ni umwizera wese. Glory be to God. Na Petero arabivuga, Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 19, ko dufite ijambo riri prophetic, dufite prophetic word cyangwa message twahawe kuvuga, kandi tuzaba tugize neza nituyitaho. Rero turashima Imana ko tubyitaho, nibyo bitwara imitima yacu, nibwo buzima bwacu, aho turi hose ibihe byose, ndetse iyo tubonye uburyo bwo gusangira ibyo, kandi turabubona, duhora tubuhabwa, sinaha gusa, kandi si no kuvuga ngo ni muri iyi fomu gusa, ahubwo no mu bo dukorana no mu bo tubana, iteka ryose duhora dushimangira ijambo ryo kwizera. Imana ishimwe cyane. Abakorino ba kabiri, ubwo ndacyashima Imana kubw'umurimo mwiza yaduhaye, kandi si umurimo gusa ahubwo ni ubuzima. Abakorino ba kabiri ibice 5 umurongo wa 11, yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Ibi byanditswe biba byiza iyo ukomeje ubyanditse ugakomeza kubisoma,
ukabyumva neza nyuma y'amateraniro kuko tuba twihuta cyane. Abakorinto ba kabiri 5:18 havuga ko yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Turi Imana yiyunze n'abari mu isi n'abizeye ibahindura cyangwa ibaha izo nshingano zo kuyunga n'abandi. Haleluya. Niko kamaro k'ubutumwa bwiza, niko kamaro k'ivugabutumwa mu izina rya Yesu. Ndabibutsa ibyanditswe tumaze gusoma, ibyanditswe byinshi ni byiza, ntabwo bitera confusion, ahubwo ni byiza ku buzima bwacu. Nababwiye muri Timoteyo wa mbere 1:12 havuga ko Imana yatubashishije, nubwo ari Pawulo wabivugaga, ariko mu by'ukuri ihishurirwa ry'ubutumwa bwiza cyangwa revelation knowledge yitwereka ko atari we gusa cyangwa atari bamwe gusa, ahubwo ni twese abizera. Ikindi cyanditswe ni Petero wa kabiri igice cya mbere 19. Dufite ijambo, kandi iryo jambo ni umuntu ukomeje usoma muri context, ni Yesu Kristo. So nibyo twitaho kuko aravuga ngo muzamugize neza nimubyitaho. Glory. Ikindi cyanditswe ni Abakorinto ba kabiri ibice 5:18 yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Haleluya. Niryo tuvuga umuntu wese akuzura n'Imana, kandi ubuzima bwe bukuzura bukaba budanangiye rwose. Haleluya. Munyereke ibimenyetso niba muri kunyumva network. Haleluya, haleluya, haleluya. So turashima n'ubuyobozi bw'itorero cyangwa ubuyobozi bw'umuryango, ko wabyita kose byose turi byo mu izina rya Yesu. Kandi turashima n'Imana supernatural relationship, uburyo duhuzwa mu buryo budasanzwe, twahurijwe muri Kristo Yesu mbere na mbere. Nibyo binabyara guhura mu buryo ubwo ari bwo bwose, mu buryo butangaje cyane kandi buryoshye. Dushimira Imana muri byose. So turashimira ubuyobozi buyobowe na Pastor Mpano Damascene Gift. Afite impano nyinshi, afite impano zose Kristo afite muri we. Turashima cyane ko nabo batwizeye, badutekereje, badukumbuye. Tuba turi mu buzima butandukanye, dufite byinshi turi kunyuramo cyangwa dukora, ariko iyo urugingo rwawe rugutekereje nawe uba ari umugisha. Turashima Imana no ku bandi bose bafatanya nawe, nubwo wenda zambwira inbox uburyo ubuyobozi bukoze, kuko nabwo ni bwiza, kugira ngo tujye turushaho gushimira Imana kuri byose, cyangwa natwe bazaduha inshingano, Mwuka Wera nabibayoboramo. Haleluya. Ariko turazifite n'ubundi mu izina rya Yesu, ko turi ingingo zigirirana. So turashima Imana ko n'abakozi b'Imana bakomeza kutugaburira. Hari igihe tujya ducaho, maze iminsi ndi bize cyane, ariko nahombye Giselle, Sister Giselle. Nubwo dufite na platform yo kuri YouTube tubasha kugenda tugakurikira, ariko nanone uburyohe bwo gusangira live nabwo nayo ni yende touch, biraryoha cyane. So ariko nagize amahirwe yesterday gukurikira Lucky, muvandimwe wanjye Lucky yatwigishije neza kwiyereza ko mu isezerano rishya ni ukwifata, abstinence. Wow, narafashijwe cyane, kandi koko nibyo twirije kenshi twiyicisha inzara, ariko ntitugire n'ikindi kintu turya. Apostle Namani nawe yageze kuvuga ngo niwe nabyumvanye, kwiyiriza ko mu isezerano rishya ni ukurya. So biterwa n'icyo uri kurya rero. Imana ishimwe cyane. Rero ntatinze, ndumva byari ibyo. Dufite amashimwe menshi mu mitima yacu, kuko amashimwe yacu ni Kristo. Tuguwe neza, Uwiteka niwe mwungeri wacu, ntituzakena. Ibyo ni ubuzima bwacu, ni imibereho yacu, niyo reality, kandi nibyo duhora twibwira kugira ngo n'intekerezo zacu zibashe nabyo kubibamo. Ariko mu mwuka aricyo gice cy'umuntu gikomeye kandi gihoraho,
Imana yatugiriye neza mu murimo wa Kristo Yesu, byose byakozwe neza. Ariko tukiri na hano mu isi turushaho gukomeza kwibutsa. Hari ijambo rivuga ngo mwibukiranye, mubwirane amagambo ya zaburi n'ibihimbano by'umwuka, muterane imbaraga, mubwirane ibyururutsa imitima. Ni mind yacu nayo kugira ngo yakire, ikomeze, ikabe. Hari ikinyarwanda cy'ubu ngubu kuvuga kugukaba, gufata amatekwa cyangwa kuragwa izo territory cyangwa ubwo butunzi tuba twarahawe mu mwuka, kugira ngo na mind, even the body, nayo ibashe kubyakira. Hallelujah. So reka natinze, mu izina rya Yesu tujye muri topic yacu. Nkunda topic umwuka wera akunda kumpa ziba zimeze nka summary y'icyigisho cyose, ariko mu by'ukuri nahoze ntegura nkabona it's just like an introduction, ntabwo tuza kwinjira deep. Ariko iyo urimo urategura wumva ko ibintu bigikomeje, isoko rikomeje kududubiza, kubera ko n'ubuzima bwacu dusharinga. Rero twakiriye abantu bose babashije kujoyininga. Hari abo twatumiye, niba bahari Imana ibahe umugisha kandi bahawe umugisha, bakiriye uwo mugisha kandi bawuhorana iteka, kuko ibyo Imana itanga bihoraho iteka ryose. N'abandi baza kujoyininga nyuma, nabo dukomeje guhananwa ibyiza muri Kristo Yesu. Rero topic iravuga ngo n'ubundi turi kugusenga twese nk'umuryango, nicyo turiho, no kwiyiriza ubusa, kandi turimo turunguka byinshi, kandi muri Kristo harimo byose. Topic rero iravuga ngo gusenga nk'ahantu, hari uko bari ahantu, a platform, cyangwa amahirwe, cyangwa cyangwa niba wabikora ukavuga ngo n'amahirwe, n'inshingano nanone, n'inshingano z'uwizera mu kwakira. Ni ahantu mu kwakira, ni amahirwe yo kwakira, n'inshingano z'uwizera mu kwakira iby'Imana yamaze gutanga muri Kristo Yesu. Ni ibintu bitangaje. Mbere twabaga dufite imyumvire cyangwa mindset ivuga ko ari ibintu dusaba Imana ikabikora, ikabitegura, ikajya mu gikoni igateka. Ariko ubutumwa bwiza bwaduhishuriye ko yaratetse, yatubagiye ibibyibushye, byararangiye, yarabikoze, iricara iraruhuka, kandi turuhukana nayo mu isabato ihoraho. Rero gusenga ni ahantu cyangwa ni amahirwe, ni inshingano z'uwizera mu kwakira iby'Imana yamaze gutanga mu mwuka we, cyangwa ibyo yamaze gutegura nyine, what God has made available. Yes. Key verse ni umurongo, ni Abakorinto ba mbere, ibice 2, umurongo wa 9 kugeza ku wa 16. Dushobora kutaza gusoma byose, ariko wa muntu udushyira muri comment section, sinzi niba hari, kugira ngo adufashe dusome mu izina rya Yesu. Ariko mbere yuko dusoma ndagira ngo mbahe ubuhamya gatoya ku bijyanye no gusenga, kuva mu isezerano rya kera, kuko naribayemo kugera no mu isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo imisengere yanjye mu isezerano rya kera, oh my goodness, uziko turi abakera koko, nubwo isezerano rishya ari ryo ryabanje. Isezerano rishya ni ryo riri old kurusha isezerano rya kera, nk'uko ibyanditswe bitwerekana, tuza kubijyamo. My goodness. Yeah. So imibereho yanjye yo gusenga, mu by'ukuri nkurikije understanding yanjye, ntabwo byari bibi, ariko nta rufatiro byari bifite, kuko urufatiro ni ubutumwa bwiza. Ubu iyo tuvuze ubutumwa bwiza, ni ugupfa
no guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo no kuzamurwa kwa Yesu Kristo, nongeraho ngo n'icyo byatumariye cyangwa aho duhuriye nabyo. Ni ibintu by'ingenzi cyane. Haleluya. Tube turetse icyanditswe nubwo utagisiba, ariko ntabwo turakiganiraho kuko nashaka kubanza kubaha ubuhamya bwanjye gatoya ku bijyanye no gusenga. Noneho n'uyu munsi ndimo ndawuparatingira cyangwa ndimo ndatoza ibitekerezo byanjye kuba mu isezerano rishya, kandi ntabwo bingoye kuko ni ubuzima birimo biraflowinga kabisa. I'm like a fish iri mu mazi imeze neza cyane mu bijyanye no kwimenyereza kubaho bijyanye n'isezerano rishya cyangwa ijambo ry'Imana uko ribivuga. So ntago byari bibi cyane kuko ntago nabikomezaga cyane nka Baraki na ba Olempe na ba Namani, nubwo nawe yatabikabyaga cyane ariko yabibayemo. Ibintu by'imisozi n'ibiki n'abandi bantu bajya bavuga inkuru ngaseka nkumva ntago bibaho, ariko hari igihe twiyirizaga kubera korari yiyirije nari umuririmbyi nyine ukajyana nabyo, ariko nkumva ntabwo bimfasheho cyane. Ariko mu by'ukuri icyo nashakaga kubabwira, menye ubutumwa bwiza, amasengesho yanjye yose yarakamye, yose arashira. Nahise mba isugi mu bijyanye n'imisengere, nyine imisengere nk'uko twari tuyizi mu isezerano rya kera mba ariko mbyita, cyangwa uko nari mbizi, ariko narabyigishijwe, narabibwiwe. Byahise binkamamo ni nk'ikizi, ni nk'uko umwuzure wabaye. Noneho muri ya minsi 40, niba ari iminsi 40 n'amajoro 40, umwuzure wakamye. Ya masengesho yose nari mfite ameze nk'umwuzure, namenye ubutumwa bwiza, ndabwakira, ndabonekerwa. Noneho ya masengesho yose arakama ku buryo ubuzima bwagarutse ku isi. Mfashe ikigereranyo cy'uburyo umwuzure wari uhari ku bwa Nowa ariko umaze gushira, niko byagenze. Kandi nsigara numva meze neza, ndi mu mavuta, najya kuririmba mfite amahishurirwa, ibintu bigacamo, najya gukora ikintu cyose bya bindi byo kuvuga ngo tugiye ku rugendo ngo turindagize Imana, reka da, kuko numvishe umurimo Imana yankoreye muri Kristo Yesu, numva urahagije, numva nta kindi kintu waza umbwira. Yego ntabwo nashizeho akarongo ngo nshireho defense ngo mvuge ngo, kandi ayo makosa abantu benshi bakunda kuyakora, ibyo udasobanukiwe ukavuga ngo ntabwo bibaho, ukabifungirana inyuma yawe. Ariko iyo ufite a teachable heart, iyo ufite teachable spirit, ufite umutima wo kwiga kandi nta zindi nyungu ukeneye zitari kumenya Imana yawe, kumenya source yawe, byanze bikunze urakomeza ukiga. So nicyo cyabaye rero. Nabayeho igihe kinini, hafi imyaka niba ari 4, nabayeho igihe kinini ntasenga nyine mu buryo buri pratique nk'uko twari tumenyereye gusenga. Kandi ndabishimira Imana kuko source yabyo cyangwa understanding yabyo ntago yari ihari. Ni nko gukorera mu cyuka, gukora ibyo utazi. Ariko ndashima Imana ubu ngubu ko nkora ibyo nzi pe. Nasomye n'ijambo nkimenya ubutumwa bwiza ngo bana bato ngo muzi byose, kandi koko nkumva koko nzi byose. Nyamara kumenya byose ni ukumenya Kristo, ntago ari ukumenya ikintu kuri akadetaye kuri buri kadetaye. Ariko kubera ko byose ari Yesu kandi ukaba waramwakiriye, ukaba warabyawe nawe, niho ijambo riguhamya ngo mwana muto uzi byose kuko wamenye uwahereye mbere na mbere. Haleluya. So nuko byagenze, ariko nanone ndashimira Imana kubw'impano z'umwuka zikorera mu ngingo za Kristo, kandi no gukomeza impano zo kwigisha, impano z'ubushumba. Nk'uko nahoze nshima Imana kuri supernatural relationship, uburyo tugenda duhura tukagirana umumaro muri Kristo Yesu. Noneho natangiye kwiga gusenga mu isezerano rishya. Ni ibintu bibiri bitandukanye kandi twarabyiza hano kuri uru rubuga, muri uyu muryango.
muri iri torero twarabyize cyane kandi tuzakomeza tubyige kuko nibyo byacu. Umushumba yaravuze ngo umwaka utaha nta topic izaba ihari, yazaba ari Yesu gusa. Wow, I can't wait. Ariko n'ubundi ni Yesu tuvuga, ni Yesu tuvuga. Haleluya. Unyereka utumenyetso niba turi kumwe, network yanjye nizere ko imeze neza cyane. Ariko impano yo kuba available nayo ni impano nziza cyane, kandi nayo iri muri Kristo Yesu. When you are available, iyo uboneka mu bintu byose, uba uri umunyeshuri mwiza, ubasha kwiga. N'ubu ngubu ndakiga gusenga, kuba ariko gusenga ni ubuzima, ni imibereho. It's like the oxygen cyangwa the system yo guhumeka, twakira oxygen dusohora ibyo dusohora. Nako gusenga bimeze, nkuko tuzakomeza kubyiga uko Umwuka azagenda adufasha. So topic yacu niyo ngiyo, gusenga nk'ahantu cyangwa amahirwe cyangwa inshingano z'uwizera mu kwakira. Ni ukuvuga ngo ibintu Imana yamaze kubikora, ariko gusenga nyine nibwo buzima buduhuza n'ibyo Imana yakoze, bikaza muri mind zacu, bikaza mu mibiri yacu, tukabasha kubaho tutameze nk'abantu bari gupfana icyorezo runaka cyangwa indwara runaka, kandi government kuko ariyo mubyeyi wacu mu by'iyi si cyangwa muri systeme iri politiki, yarazanye umuti. Nk'uko bazanye inkingo za corona zigera muri 3 hano mu Rwanda, sinzi ahandi izahageze, ariko umuntu akanga kujya gufata imiti. So natwe rero tubaho tubabaye, duhuzagurika, tugowe kurusha n'abandi bose, igihe tutarimo turabaho, tutari healthy mu bijyanye no gusenga, kandi mu mwuka ibintu byose byarabaye barabara, ibintu byose byarakozwe neza, kandi ari twebwe bikorewe, kandi bikorewe muri twebwe, muri Kristo Yesu uri muri twebwe. Urumva ukuntu uba ushonje, ugahuzagurika, ugowe, uri umutindi, kandi ufite byose. Oh my God. So ndashimira kubw'iyi topic. So mu by'ukuri niyo wayitaho neza ukayisoma ukayoza, niryo somo ryose muri rusange. Niyo mpamvu nabwiye ngo topic zanjye ndazikunda cyane, ziba ziri kind of a summary y'icyigisho cyose. So reka noneho twisomere gatoya mbere y'uko tujya dukomeza. Dusome key verse nyine ni Abakorinto ba mbere ibice 2 umurongo wa 9. Noneho niba hari uwanditsemo ubwo twabigarura. Okay, biracyahari umurongo wa 9. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba, n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitarigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabyiteguriye abayikunda. Iki cyanditswe nacyo mbere twumvaga nyine bizaba, mbere twumvaga ko hari ibintu amaso yacu atarabona azabona, ariko ndagira ngo gutangarize ko twabibonye ukurikije uko uyu murongo urangije uvuze, ukurikije n'ihishurirwa dufite muri Kristo Yesu. Revelation knowledge. Orempe ku bantu badafite izina rye muri telefone handitseho ngo epignosis. Ni ukuvuga ngo ni revelation knowledge, ni ubumenyi buhinduka ubuzima, bugahinduka wisdom, bugahinduka part of you, kandi bwuzuye, buri prolific. Hari n'indi jambo afite Orempe n'umuvandimwe tubana kuri uru rubuga, prolific. Ibintu biri complete, biri accurate, biri precise nyine, ariko byavuye mu kuba ubizi gusa. Nk'uko tuzi ngo US
ifite state zingahe n'iki, ariko ukaba wenda utarahagera, ariko undi wahavukiye, undi wagiye ahantu henshi hatandukanye. By the way, n'u Rwanda rwacu ntabwo turuzi, hari abanyamahanga benshi baruturusha kubera ibintu byinshi bitandukanye. Ariko iri jambo ni ukuvuga ngo we ntabwo tubitegereje mu butumwa bwiza, ntabwo tubitegereje, kuko haravuga ngo ibyo byose Imana yabyiteguriye, he has made them available kuri abo bayikunda, kandi abayikunda ni abakunzwe nayo bakizera urukundo rwayo mu buzima bwabo. So deja uri kumva excitement irimo, uri kumva umunezero urimo, ntabwo ari ibintu dutegereje, kandi mbere nuko twabyizera. Niba nawe warabyizeraga nk'uko nabyizeraga, nta nikosa ufite, kuko niko wigishwaga, niko wabwirwaga. Ariko ubu ngubu turigishirizwa muri Kristo Yesu ukuri kose guhura n'ukuri ko muri Kristo Yesu. Umurongo wa 10 dukomeze. Haleluya. Ariko Imana ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Murabona ko byarangiye, murabona ko byabaye, kandi n'uyu munsi nibyo natwe turi guhishura, kugira ngo nubwo nawe waba utari warakabimenye cyangwa hari igihe muri Kinyarwanda nkoresha, ukaba utari wabitekerezaho, uhita umenya ko bagenzi bawe, ingingo zawe niko bimeze, barabizi, nawe uhita ufatiraho umenye ko ni ibyawe. Uko Kristo uri muri twebwe, umwuka uri muri twebwe ni umwe, turi bamwe, dufitanye ubumwe bukomeye hagati yacu ndetse no hagati yacu n'Imana. Twarivanze, habayeho mariage iteye ubwoba, habayeho ibintu bikomeye cyane, dushimira Imana. Abatizera bita ubwibone, ariko kuri twebwe ni uguca bugufi birenze, nk'uko na Yesu nawe yaciye bugufi, nk'uko tuzakomeza kubibona. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugeze ku murongo wa 11. Tugeze ku murongo wa 11. Mbese ninde mu bantu wamenya ibyo undi atekereza? Iyo udafite ishirirwa uhita urekera ahangaha ukavuga ngo nta muntu. Bibiliya iravuga ngo nta muntu wamenya icyo undi atekereza. Ariko komeza gato urangize. Keretse umwuka wa wundi umurimo, uwo ni wo wamenya ibyo umuntu atekereza. Ni ukuvuga ngo umuntu niwe umenya ibyo ari gutekereza, kuko umwuka n'iby'Imana wabimenya keretse umwuka wayo. Niyo mpamvu twigira verse, uri murica ibintu, uri muracurika ibintu, nabo twagiye dupfira, tukaba turi bazima hamwe na Kristo Yesu. Haleluya. So atekereza keretse umwuka wa wundi umurimo, n'iby'Imana niko biri, nta wabimenya keretse umwuka wayo. Noneho turebe niba umwuka wayo bimeze gute. Ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana. Abana abizera bene data, niba utizera ufite amahirwe, niyo mpamvu ibingingira muri twebwe, niyo mpamvu twahawe umurimo wo kunga abantu n'Imana. Urizera ukayita uba umwe n'ibi byanditswe, nk'uko mba mbivuga mbitsindagira, wagira ngo ni njye wabyanditse, ariko Kristo niwe byanditswe, kandi Kristo aba muri njyewe, nanjye nkaba muri we. Ibintu byarivanze, mbivuga mbitsindagira biva mu mano n'ahandi hose, no mu mitsi. Oh my goodness. Ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'isi, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana, kugira ngo tumenye iby'Imana duhereye ubuntu. Hano rero harimo iriya pati ya nyuma ya topic, iby'Imana yamaze gutanga muri Kristo Yesu. What God has made available in Christ Jesus.
nicyo twaherewe umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ni ADN y'uwizera, nta nubwo umwuka w'Imana nta nubwo ashobora gutandukana n'uwizera. Rero akamaro k'umwuka w'Imana ni ako gukomeza kutumenyesha ibyo Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu, ari nabyo gusenga nk'uko tuzakomeza kubibona. Gusenga ni ukwizera, ni ubuzima bukomeza, nta nubwo ari igikorwa. Gusenga si igikorwa, ariko ni ubuzima bubyara ibikorwa bitandukanye byinshi cyane utanabasha no kurondora. Imana ishimwe cyane. Ndumva twaba tugarukiye kuri iyi mirongo baduhaye na 13, ari byo tuvuga, ariko ntitubivugisha amagambo akomoka mu bwenge bw'abantu, ahubwo tubivugisha akomoka ku mwuka. Dusobanuza iby'umwuka, iby'umwuka bindi. Yes. Undi murongo wa 14, murongo wa 14 twihute. Umurongo wa 14 uravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. 15 ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawamurondora. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Umva ukuntu Pawulo asoza ngo nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Haleluya. Bibiliya rero ifite language yayo, ifite ururimi rwayo, ku buryo buri kajambo gakwiriye gusobanurwa rwose. Ubu ushobora kureba ngo gutekereza ukagira ngo ni ugutekereza gusa, ariko si ugutekereza gusa, ahubwo dufite n'umutima we, umutima wa Kristo. Mbese twagizwe umwe na we. Glory. Twagize umwe na Kristo. Mbega ibyishimo, mbega umunezero. Haleluya. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5 kugeza ku wa 8 haratwereka uburyo Yesu yaciye bugufi, kandi nanone akazamurwa kubwo kumvira kwe. Haleluya. Turebe Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 9. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamya ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Ahangaha nari ndimo mvuga uburyo twabaye umwe n'Imana, uko yaciye bugufi, natwe niko duca bugufi, ariko mu buryo busa nk'ubunyuranye. Twe duca bugufi twakira iby'Imana yaduhereye ubuntu. Kuva nahishurirwa ubutumwa bwiza, mpora niyumvamo, hari abantu njya mbisangiza, mpora niyumvamo guca bugufi ku rwego ruhambaye, mbyiyumvamo. Wowe niba utarabimbonaho uraza kubibona vuba. Ndavuga wowe dukunda guhura cyangwa dukunda kuvugana, gusa nabyo nkunda kubivuga ngo ni igihe cyawe cyo kugendererwamo kugira ngo ubashe kubibona. Ariko mwene data duhuje umwuka, duhuje kwizera, duhuje ibyiringiro, we abasha kubibona, nta nubwo we arabyumva nyine, kuko ntabwo tugenda tureba ibigaragara, ahubwo tugenda tureba ibitagaragara. Mbese ntabwo dushingira ku bigaragara cyane, nubwo nabyo bihaba cyangwa binavuka, bibyarwa na bya bindi bitagaragara, ahubwo twita cyane
kuri ibyo bibyara ibyo bigaragara, kuko ari byo by'iteka ryose nk'uko ijambo ribivuga. So mbyiyumvamo ibyo bintu byombi. Nigeze no kubaza umuntu nashatse kuvuga, ndavuga se ibi ni ibiki ko numva nciye bugufi cyane kandi nanone nkumva ndi ikirangirire. Ahita ambwira ariko uwo ni umutima wa Kristo Yesu. Haleluya. So ijambo ry'Imana rero rirabidushurira ibyo kuzamurwa kwacu ndetse biva mu kuzamurwa kwa Kristo. So byose ni ibyacu kandi biratangaje, byose biri kuri extreme yo hejuru, biri ahantu hejuru cyane. So Yesu nawe yarazamuwe cyane nk'uko tubibonye mu Filipi 2:9, ahabwa izina riruta ayandi mazina yose, kandi ngo uko ari natwe niko turi muri iyi si. Urumva uburyo twabaye umwe, uko ari uko yabaye niko natwe twabaye, tubeshejwe no kwizera. Yohana wa mbere 4:17. Yohana wa mbere 4:17. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe, kugira ngo tuzatinyuke ku munsi w'amateka, kuko uko ari ariko turi muri iyi si. Haleluya. So nasomye version Abafilipi 2, Abafilipi igice cya 2:9. Nasomye version ya The Message, irandyohera cyane. Reka nyibasomere ngo because of that obedience of Jesus, of course, God lifted him and honored him far beyond. Urumva? So kubera kwizera kwe, kubera kumvira kwe, Imana yaramuzamuye. Natwe rero iyo twizeye ubutumwa bwiza, natwe tuba tujoininze Christ, uburyo nawe yabaye obedient, yemera kuba umuntu. Wa mutima twavuze wari muri Kristo Yesu, wabonye ko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa. Harya twasamyera cyane nabivuze gusa. Uko guhana n'Imana, natwe rero tugira obedience mu gihe cyose twizeye ubutumwa bwiza. Nababwiye ngo ni ukwizera, gupfa, guhambwa, kuzuka bya Yesu Kristo nicyo byatumariye, no kuzamurwa kwe mu ijuru. Kandi uko yazamutse niko natwe twazamuwe. Byanditswe biratubwira, duhora tubyiga kandi tuzakomeza tunabyiga. Kandi n'ibibazo rwose biremewe kubazwa mu butumwa bwiza mu isezerano rishya. Kubaza ni ingenzi cyane, njye mbikunda na kubi, kuko hari igihe umuntu avuga ikintu undi akumva ikindi. Iyo ubajije rero umuntu ahita yibuka cyangwa akahita amenya ikintu agomba kukubwira kugira ngo wumve ibihwanye n'ibyo yashakaga kuvuga. So ibibazo tujya tugira second service aho tubaza n'iki, ariko ni ubuzima bwacu. Niyo iyo second service yaba itariho, n'aka kanya ushobora kubaza tugakomeza tukagendana hamwe. So kubwo kumvira kwe, natwe kandi tugomba kumvira, cyangwa twarumviye n'abatarumvira. Iyi nyoko muntu yose isabwa kumvira ubutumwa bwiza, mbese kumvira iby'Imana yashizeho, iby'Imana yagaragaje ko ari byo byiza ku nyoko muntu, kuko niyo sosi yacu, niyo yaturemye, kandi turema ku bw'ubushake bwayo, kuko yabishatse, niko icyatumye bibaho, nk'uko ibyanditswe bivuga, ngira ngo ni muri Zaburi. So uko yumviye agacishwa bugufi akanazamurwa, ni nako natwe cyangwa inyoko muntu yose ikwiriye kumvira ubutumwa bwiza, igacishwa bugufi ndetse ikanazamurwa. Nk'uko nababwiye ko ibyo bintu byose mbyiyumvamo, kandi n'ubutumwa bwiza nuko nyine dufite umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, cyangwa twagizwe umwe na Kristo. Uko ari natwe akaba ari uko tuba, ndetse n'inyoko muntu nayo ni icyo ngicyo itegerejweho. Ni nayo mpamvu ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa cyangwa buvugwa uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe cyane. So urebye neza
nubwo tutajya mu byanditswe byinshi, ariko ku bijyanye no gusenga, kwizera ubwako ntabwo gutandukanye no gusenga. Kwizera ni ugusenga. Kuba waravutswe ubyawe no kwizera ni intangiriro z'ubuzima bwizera, ari nabwo buzima bw'amasengesho buhoraho. Ibintu ndi kubikura mu Cyongereza none nabitekereje. Faith itself is a prayer. Being born by faith is a starting faith life, which is a continuous prayer life. Yes. Ubu none dutangiye gukora ku gusengaho gatoya, nubwo ikiri mu ntangiriro nk'uko nayibabwiye. Nitwongera kugira andi mahirwe tuzakomeza tubiganireho. Faith itself is a prayer. Being born by faith is a starting faith life, which is a continuous prayer life. Nabivuze mu Kinyarwanda? Nabivuze. Kwizera niko gusenga, kandi ni ibintu bihoraho. Niyo mpamvu nabigereranyije no guhumeka n'iyi systeme duhumekeramo nyine. Ubwo niba oxygen ari Yesu cyangwa ijambo ry'Imana duhumeka, ariko iyo systeme yo kwizera ni nabyo gusenga. Mu by'ukuri nkurikije definition indimo muri njyewe, nkurikije n'ihishirirwa mfite ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. So tubyarwa n'ijambo cyangwa tubyarwa no kwizera, tugakuzwa naryo cyangwa tugakuzwa no kwizera, kandi uko kwizera gukomeza. It's a continuous thing. Ni ubuzima nyine nk'uko natwe tubaho, turakomeza tukabaho nyine, tukanabeshwaho n'iryo jambo cyangwa nuko kwizera. Tubyarwa n'ijambo, kwizera, tugakuzwa naryo, tukarerwa naryo, tukanabeshwaho naryo. Nta kindi. Ntago hari ibitubyara ngo ibindi biba ari byo biturera, ngo ibindi biba ari byo bidukuza, ngo ibindi biba ari byo bitugeza mu ijuru. N'ibintu by'ijuru nabyo ni ibindi, kuko ijuru ntago ari ahantu. Nabyo nahoze nzi ko ari ahantu, kimwe n'abandi bagenzi banjye benshi bo mu isezerano rya kera, isezerano ry'amategeko. Ariko ubu ngubu tuzi ko rwose ijuru ntago ari ahantu nko muri Amerika. It's not a geographic place. It's a state of being. It's a person. It's Jesus Christ. Glory. So, muri iyi statement mbasomeye haruguru, niho gusenga ubudasiba bisobanukira. Nkimenya ubutumwa bwiza nibwo nahise numva ko ndi gusenga ubudasiba, kuko gusenga mu by'ukuri ntago ari igikorwa. Ndetse ni naho bishobokera. Gusenga naho mbere numvaga bidashoboka, nkabyibaza. Nakundaga kwibaza ku ijambo ry'Imana cyane, nk'uko nahoze mbibabwira na mbere. Nkibaza, ese Kristo kuri muri njye nkaba muri wowe, ubu uyu mujinya ni wowe uba ufite cyangwa ni njyewe? Kubera icyo udashobora kubishoboza kutagira umujinya n'utundi tuntu nyine. Ariko kuvaho nasobanukiwe ko iyo umuntu ari muri Kristo wese baba baracyaremwe gishya, bya kera babishize babihindutse bishya. Mpita numva koko ndi mushya, kubera ihishurirwa, kubera kugendererwa. Gusa kugendererwa ntuzategereze ko uzagendererwa nk'uko nagenderewe, kuko niko kamaro k'umubiri wa Kristo. Imana iyo ihaye umuntu ikintu kimwe, sindi kuvuga ko ndi special, kuko hari n'abandi byambayeho byababayeho, kandi nawe byanakubaho yego. Ariko niyo umuntu agusharinze experience ye n'Imana, nawe ubasha gufatiraho nyine. Ntutegereze ngo nanjye ngira nka kanaka, nanjye ngira nka Peace Montana, nanjye ngira nka Orempe, nanjye ngira nka kanaka. No. Kandi umwuka wera dukorana nawe cyangwa akorera muri twebwe mu buryo butandukanye. So muri iyi statement niho gusenga ubudasiba bishoboka kandi bisobanuka neza. Ni ubuzima. Gusenga ubudasiba cyangwa gusenga ni ubuzima, ariko ubuzima bubyara ibikorwa, si ibikorwa bibyara ubuzima. Karo nagategereje ndaseka. Kari very important.
gusenga ni ubuzima bubyara ibikorwa. Ni nayo mpamvu kenshi abantu bitiranya gusenga. Si ibikorwa bibyara ubuzima, ahubwo ni ugusenga k'ubuzima kubyara ibikorwa bitandukanye. Hari indirimbo ivuga ngo mbeshwaho no kwizera Yesu, niringiye imbabazi ze, mbumbatiwe n'umukiza unkunda, nizeye Yesu ntabwo bamfite. Iyi ndirimbo ijyanye na biriya nababwiraga byo kubeshwa, byo kwizera, ariko kutubyara, ariko kuturera, ariko kudukuza, kandi kwizera bikaba bihwanye no gusenga. Hari n'indi ndirimbo ivuga ngo trust and obey, for there is no other way. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Uburyo Yesu yumviye agahabwa izina riruta ayandi, natwe niho hari ubuzima bwacu, kandi iyo nayo ni fomu yo gusenga, kumvira no kwizera no kwiringira. Nk'uko Lucky yatwigishije ubushize avuga ngo ni ukwifata, kwiyiriza ubusa mu isezerano rishya, ni ukwifata ukagira ibyo wemerera ko byinjira mu buzima bwawe, ukagira n'ibyo ufungirana mu buzima bwawe, ukifata mu byo uvuga, ukifata mu byo ukora, ukifata mu byo utekereza. Kandi si ukwifata gusa ngo we gutekereza, ahubwo you are deliberate, mbese ugena ibyo utekereza n'ibyo udatekereza, ugena ibyo uvuga n'ibyo utavuga. Urumva iyo self control. Yaranavuze ngo ntabwo wakontorora ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyangwa undi muntu uwo ari we wese wowe utabashije kubasha kwikontorora. Wowe utifashe matekwa, nta kindi kintu wafata matekwa, nta kindi kintu washyira chini ya ulinzi, munsi y'ubuyobozi bwawe. Haleluya, haleluya. Nari nsubiye haruguru gatoya. So dusoza rero, reka dusoreze hano. It was just an introduction. Dusoreza hano. Gusenga nk'uko twahoze tubivuga ni ubushake bw'Imana kuri twe abizera muri Kristo Yesu. Hari icyanditswe kiri gusenga ni ubushake bw'Imana kuri twe abizera muri Kristo Yesu. Gusenga ni ubuzima bwo kwizera buhoraho, si igikorwa gusa. Aho kugira ngo kibe igikorwa rwose, igikorwa cyarorera nubwo bidashoboka, ariko bikaba ubuzima. Ubuzima bwose bubyara ibikorwa runaka, ariko tuba tugomba kutabyitiranya. Kandi ibikorwa nk'uko twabibonye ntabwo bibyara ubuzima, ahubwo ubuzima nibwo bwonyine bubyara ibikorwa. Urumva ko ubuzima rero buri ni ingirakamaro kurusha ibikorwa. Niyo mpamvu rero ubutumwa bwiza budushishikariza ubuzima, cyane cyane kuba bazima, kumenya ko twabaye bazima, kuruta uko bwadushishikariza ibikorwa twakora byerekana umuntu muzima. By the way, isezerano rya kera nuko ryari ricuritse. Ni uguharanira ibikorwa ngo umuntu muzima bigenza atya, umuntu muzima bigenza. No, ntabwo ariko bimeze. Ubuzima bwo kwizera butangirira mu wizera igihe yatangiraga kwizera. Ubuzima niho butangirira, cyangwa igihe yavukaga. Nibwo ubwo buzima butangira, nibwo bwitwa gusenga. Mbere na mbere nibwo bwitwa gusenga. So gusenga si igikorwa nk'uko nahoze mbivuga, ahubwo ni ubuzima bubyara ibikorwa bitandukanye. By the way, nta nubwo birondoreka, ni byinshi cyane ibikorwa byo kwizera cyangwa ibikorwa byo gusenga, cyangwa ibyitwa gusenga mu bikorwa. So niyo mpamvu muri Yohana ibice bitatu, aho Yesu yaganiraga na Nikodemu amubwiraga ibyo kuvuka ubwa kabiri, yaramubwiye ngo nk'uko umuyaga uhuha ntumenye,
sinzi tekinoloji y'uyu munsi niba itarabivumbura, ariko wari umugani gusa afite icyo arimo aramubwira, ngo nk'uko umuyaga uhuha ntumenye aho werekeza, ngo ahubwo ukabona ibikorwa byawo, ngo nuko udashobora kumenya uwabyawe n'umwuka uburyo ameze. So nanjye uru rugero narwifashishije ndimo ndashaka kubereka uburyo gusenga ni bigari cyane. Gusenga ni ubuzima, biragoye kugira ngo ubushyire ahantu hamwe mu gikorwa runaka ngo iki ni cyo gusenga. Gusenga si ukuvuga, gusenga si ugukora ibintu bitandukanye, gusenga ni ubuzima bwo kwizera. Gusenga ni ukwizera, gusenga ni ukubyarwa n'ijambo, kubyarwa n'Imana, kuvukira hejuru. Uko niko gusenga, noneho kubyara ibindi bintu bitandukanye byinshi cyane. Abatesalonike turimo turasoza. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 16 aravuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ni ubushake bw'Imana. Gusenga ni ubushake bw'Imana kumwizera wese, kandi gusenga ntabwo tubyumva nk'igikorwa, tubyumva nk'ubuzima bwo kwizera, tubyumva nk'ubuzima twavukiyemo nyine, tubyawe n'ijambo, tuvukiye mu ijuru, tuvukiye muri Kristo Yesu niwe juru. Ni ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana nabwo buhuye n'ubu bushake bw'Imana nabwo tubona muri Timoteyo wa mbere ibice 2 umurongo 3 n'uwa 4, ngo ngibyo ibyiza bishimisha Imana umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa kugira ngo babashe kumenya ukuri byuzuye. Iyi version niko ivuga, hari izindi zivuga ukundi ariko byose ni bimwe. Ishaka ko abantu bose bakizwa. So gukizwa niyo starting point yo gusenga. Mbese ni ugusenga bikomeje. Urusenga ukizwa ukahita ukomeza ugakomerezaho nyine ugasenga. Ariko muri ibyo byose Imana yashyizeho systeme iri healthy kandi ikomeye cyane, ituma ibyo bintu byose uba aware of that. Mbese nk'uko umwana abasha kwigana mama we cyangwa papa we kuko barahuje, they are same kind. Ntabwo yakwigana ihene ngo bikunde, cyangwa ihene ngo yigane umuntu, ntabwo byakunda. Niho cyanditswe kizira ngo mwigane Imana nk'abana bakundwa. First of all nuko turi abana bayo. Araho Yesu yavuze ngo murabasa Satani, araho yabwiye ngo murabasa Satani. Bari bataravuka kandi bagaragazaga nyine imirimo ya Satani. Ariko so twigana Imana nk'abana bakundwa, nuko hari ubuzima tuvukiramo. Ubwo buzima tuvukiramo nibwo buzima bwo gusenga, ni nabwo buzima bukomeza. Ni ubuzima bwo kwizera, ni nabwo buzima bukomeza. Kandi tubonye ko ari bwo bushake bw'Imana kuri twebwe ndetse no ku bandi bantu bose. Gusa kuko ubuzima bubyara ibikorwa, ntabwo washishikariza umuntu gukora utaramushishikariza iby'ubuzima, cyangwa utaratuma abyumva cyangwa ngo abimenye cyangwa bibe expose kuri we, kugira ngo nibwo bikunda, nibwo biryoha, nibwo biflowinga, nibwo biba ubuzima, nibwo nyine biryoha. Nk'uko nababwiye ngo it's like ni nk'ifi iri mu mazi. Ifi yaremewe kuba mu mazi, iri mu mazi imeze neza, ibintu byose biba bigenda neza. N'ubuzima bwo kwizera rero turi kubamo ntabwo bigoye pe, ntabwo bigoye, ntabwo ari intambara. Hari umuntu yigeze kuzana ku rubuga ngo ese ngo inzira ijya mu ijuru, ngo ijya mu ijuru, cyangwa ubwo njye nabaza ngo inzira yatugejeje mu ijuru sirakomeye. None ntabwo ikomeye cyangwa ngo irafunganye. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo biruhije pe, kuko ni umurimo Imana yakoze. Twe turabibwirwa, tukabikangurirwa, tukabyizera bikaba ibyacu, maze tukenjoyenga. Koko turi abantu bahiriwe, kandi niyo mpamvu tuvuga ubutumwa, niyo mpamvu tuvuga, niyo mpamvu dusharinga ibyiringiro byacu, kugira ngo n'abandi bantu bo kabyara nabo bamere nkatwe. Pawulo yaravuze ngo usibye iminyururu, ngo ndasaba ngo ndifuza ko mwamera nkanjye.
usibye iyi minyururu sinshaka ko mubohwa, ko ndi imbohe ya Kristo nyine ndabohwa nzira ubutumwa bwiza kandi ku bwanyu. Ni naho yavuze ngo mpeze murungabangabo, ndashaka kwigendera ariko se kubaho, ndashaka kuguma kubaho ku bwanyu. Urumva ubumwe yari afitanye n'itorero, umwe yari afitanye n'abana be, abo yabyarije ubutumwa bwiza cyangwa n'abo yakomezaga kwigisha. So natwe rero niko bimeze, twishima iteka dushaka ko abantu bamenya ubutumwa bwiza kuko bwatugiriye umumaro. Ni igitangaza gikomeye, turashima Imana kuri byose, turashima Imana for the immortality. Mu butumwa bwiza ijambo ry'Imana riduhishurira kudapfa, ntago dupfa, duhora witeka ryose muri Kristo Yesu. Duhishurirwa byinshi birenze n'ibyo sayansi yahishuriwe cyangwa yavumbuye. By the way, turi abanyabwenge mu buryo buteye ubwoba, kuko umwuzuro w'ijambo ry'Imana cyangwa umwuzuro wa Kristo Yesu ari we Mana yabaye umuntu. Nta kindi kintu kiri super kurenza ibyo bintu. So nari mvuze uwo mugani Yesu yaciye, tekinoloji ishobora kuba yarawuhinyuje uyu munsi, ariko mu migani haba harimo inyigisho. Uwo mugani ntago wawuca amazi ngo nuko ngo ubu ngubu bimeze gutya, ahubwo ya nyigisho ese ni iyihe? Inyigisho yari irimo ni iyihe? Kuko Yesu we yavugaga mu migani gusa, nta bintu byinshi yigeze avuga yeruye, kuko ni ibyanditswe byarimo bisohora n'ubundi. So ndakeka tugiye gusoreza hano. Ndumva ari ibyo ngibyo. Data mu izina rya Yesu, uri uwera nk'uko natwe watugize abera, urakiranuka nk'uko natwe watugize abakiranuka, uraganje nk'uko natwe tuganje mu izina rya Yesu. Uri mwiza nk'uko natwe turi beza, abizera muri Kristo Yesu. Izina ryawe rihawe icyubahiro, natwe twahawe icyubahiro. Tugushimiye ijambo ryawe rizima, tugushimiye wowe Kristo Yesu, uri muzima, uri imibereho yacu, uri ubuzima bwacu, uri umwuka duhumeka, uri umucyo, uri umucyo urasira mu mitima yacu. Twabaye umwe nawe, izina ryawe ni ryiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ushimwe Mwami kubw'uyu mwanya mwiza, ushimwe kubwa opportunity tugenda twiga, tugenda dusharinga, tugenda dusangira ibyo twaherewe muri wowe, ibyo waduhereye ubuntu tugenda tumanyaguraho, tukaryoherwa. Mbega umunezero, udutegurira ameza, udusiga amavuta mu mutwe, twuzuye ubwiza. Mbese dufite amavuta guhera mu mutwe kugeza ku mano, ahantu hose turagushima, turanezerewe, turakomeye, turi ibyaremwe bishya. Ntabwo tugitekereza bagenzi bacu natwe ubwacu n'inyoko muntu yose nk'uko twatekerezaga Kristo dukurikije amasekuruza, ngo no kwa kanaka, ariko amasekuruza yacu ni muri Kristo Yesu. N'ibyaremwe byose bigomba guherwa umugisha, niho byose byaherewe umugisha, nk'uko muri Zaburi 133 bavuga ngo aho niho Uwiteka yategekeye umugisha. Haleluya. So muri Kristo Yesu niho wategekeye umugisha. Uwo mugisha turawufite, twarawuhawe, turimo turawenjoyinga. Mbega harimo gukira indwara, harimo gukira bikomere, harimo mbese ahubwo biraza ibidukomeretsa byikubita kuri iryo hishurirwa, bikaba sanze fe, bikabura imbaraga, bikabura urubori rwabyo nyine rukabura, imbaraga zabyo zikabura, mbese bigacika amazi, maze isi igatangara. Nyamara abana bawe, abo dufite umwuka umwe, bo ntabwo batangara, baravuga ngo ibi ni byo Data akora, ibi ni uko nuko turi. Icyubahiro kikarushaho kuba icyawe, ndetse tugasangira icyubahiro nawe nk'uko wabishimye, nk'uko wabitegetse. Izina ryawe ni iryera. Tuzahora tugushima, tuzahora tuguhimbaza, tuzahora tukuramya, kandi turagushima ko ukomeza kuduha
kandi watwujuje ibikuzuye kugira ngo dusangire n'isi yose ndetse dusangire n'ingingo zacu nazo zidusangize, maze umunezero wacu urusheho kuba mwinshi nk'uko wabyifuje, kandi icyifuzo cyawe n'itegeko. Amen, 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 amen. Glory. Amen, amen, amen. Amen. Thank you so much. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane, warayibagiwe. Wakoze cyane kongera kutwigisha.